amafaranga nemera kuguha mu magana ne biba taranayatse utabuze umuntu yaguha byagiza kuri ngewe biraba byiza kuba narabuze umuntu yampa byagiza kuri ngewe byagiza kuri ngewe sinababwiye uyu mugabo nta kintu kizima ashobora kumbwira ahubwo igihe cyose tuzajya duhura biba ari imiguru ko ahora cyeza abazimu ngaho nyumva kamenye ko nteye barisa ukujya amasamba ni saa moya sambe ni sambiri ubu nakuyebeyeho njyaye bamugane ko bajya bavuga harya ngo urukundo ni impumyisha ni impumyi pe ngiye nabyemera ubu nkawe nakwemeye nte kugira ngo urinde ugeza mu ibibazo byose ngiye naramenyana n'umugabo nta bibazo nafite ke bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mwese mumeze neza mwese aho muri by'umwihariko ndashimira wowe wakoze subscribe ukandika comment ukakora na share ndagushimira cyane ndetse mbwe nawe atayikora ko bayikora kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi reka nshimire mwese muri kugira inama uyu muryango kugira ngo bashe kwihuza nukuri gake gake bizagenda beza Samantha ava muri chat shahu dore turi kumwe n'umuntu ari nibagenze uko turi twenyine nta kintu aka kanya se murengeje amaso murakoze cyane kumpa ikaze ndabasuhuje turakwakiriye nawe nanone murakoze cyane murakunyakira ubutumwa wantumye rero narabusohoje nyuma yo kubusohoza dore nguyu ibyo wambwiye narabimubwiye ariko nanone ndavuga nti nkuko wabimbwiye uti uzaduhuze ndavuga nti rwose ibyo ntago bigoranye nibwo uyu munsi ndabahamagaye kugira ngo tubashe guhura hanyuma wowe bya bindi wifuza kumubwira nawe abyumve kugira ngo wamugani nta wamenya buriya hari ikintu ushaka kumubwira kikagira icyo gihindura ku bibazo yifite inde uyu nguyu yambwira ibintu byahindura ku bibazo byanjye hindura ubuzima ahubwo biturutse kuri uyu ushaka ibyo byagorana ke sinzi impamvu namaze kwiyakira nkamara kumva yuko uyu muntu nta kintu na kimwe rwose yabukura hamwe ngo abe yavuze ko yifuza guhura nawe ntuzi icyo agushakira ariko wamayeho kantuze wambwiyeho akabanza warambeshyaga ari bukuremerera mubwire dore nguyu madamu rwose watangiye kwipinga madamu se ndi madamu wese ge mbana nawe aramahira aranyambika ndi madamu we mu rwego navuze we navuze madamu gusa ehe wera wanayivuze kodere madamu ngo yamubwire madamu wande se ko madamu ari umuntu nyine aho basireka kugezeho icyifuzo niba ari icyifuzo niba ari nambwire ndamwumva umwanya ni uwawe rero uko umuntu ahita gukinegewe byose aho bagatuna ko kwiga nabivuga n'ubundi izo ntege zacika zisanzwe ntazihari n'ubundi ubwo ntago ari byaba bije ako kanya ahubwo byaba bigusanzwe yambwira ubu namaze kwiyakira ibyangeraho byose nta kibazo rwose nambwira ibyo ashaka kumbwira kuko buranije ngewe nitahire menye uko wakoze kuntumikira kuba intumwa n'iyicacu rubanda namwe yafuje ko twabara tukaganira nkawe ikibazo cyanjye nifite akimubwira akacyumva cyangwa ntacyumve ariko nagiye nacyumva umuntu wamenya umuntu ni umuntu ntiwamenye iby'Imana ikora wasanga yabyumva sinzi azirigini nacyo ryamenye Imana ariko noneho shamana yaje mwamba bariye ko tangiye kunuka ndagututse se ndagututse ko na muntu Imana yayiteye umugongo ko niyo uvuze Imana wagira ngo ni amasatani buri kuvuga arimo arivugisha Imana muri aka kanya tagiye kucira urubanza wabaye Yesu ndagucira urubanza se ubwo Imana umunsi izaba yicaye ku ntebe yayo ubwo yazabije gukora iki paretse kumuca mu ijambo akakubwira amagambo navuga agushakira ari byiza nabyumvishe rimwe mu buzima ubwo rero sinzi ko byagaruka rwose umwanya uracyaruwa urakoze ko umwanya sasa rero ikibazo cyane mfite basha kuba bazakikubwira ko nyikubwire ko ikibazo nakifuje ko nakubwira ngiye ku maso cyangwa kanjye sasa kuva so gukwanga cyangwa se n'iki amafaranga wambwe kujya gupimisha DNA ndabunda cyabyo bakore kwemera ko yaguha ariko ikibazo kingonga ntatekeko cyangwa ku ngonga bako bivuga yuko kimere kibanze niki natwe kuko ufite DNA ry'umuntu wangurije yanarifunzwe ndetse ari kubimbwira nari kubikoraho ikintu uko wabonaga ko ntacyo nenda kubikoraho niyo mpamvu utabimbwiye niyo mpamvu nakubwiye nanjye niyo mpamvu nakubwiye urabizi ibyo by'ideni afite nyine
mbizi hehe byakubwiye se yabimbwiye se ko ari we wabimbwiye mu kiganiro twakoranye ubushize nyine na mbere nzi ko mbere wari ubizi nabyo nari nabyo arazi ko nabyo namubwiye nabyo kimenye ko nibwo arimo abimbwiye kumva cyagiye funzwe ntabwo ko nitabaza umuntu akoze amafaranga byo kugira ngo ndeke bamfungura amafaranga arayama ndisha umuntu mu mwavu kanjye arafuma maze kumburanira ndatsinda ndataha maze gutaha ariko nizera ko ya mafaranga yangurije wa muntu wangurije tazanengwa akayanyaka vuba yango kayitanyaka vuba Saizi nisanga ntate sinyabona ko ite niki akazi nifite nyine kabaye ngo kazi gahinduka tikumisi bafunze bya ngo kazi gahinduka cyakane kazi bwende busha biba ngombwa nyine ko amafaranga wa muntu ayakenera kuyakenera ngo nawe kugufasha cyakwe kuvuga ngo nemeye umwana shinga zari kumfata zikaba nyinshi subiramo ntabwo numvishe neza ngo iyo wemera umwana ngo nanjye ukanyemera ngo inshingano zari guhita ziba nyinshi kuko nyinshi bitewe n'amadeni ufite ideni ry'umuntu none se ubu ngubu iryo deni ryarangiye ko numva utangiye kuza utwiyegereza navuze ngo ryarangiye abengwa ko twumvikaniye ujye mukoma amafaranga buri paritema byumvikanyeho nubwo wenda atari menshi cyane musigayemo ubwisa ku isaha nanjye nicyo kibazo nshaka kukubaza urimo ibyo byose urimo umbwira ngo wari urimo umuntu amadeni ko ntiwabimbwiye ngo bibaye ngombwa ko ibyo byose uri kubimbwira kugira ngo ngufashe iki nyine niyihe mpamvu irimo ituma umbwira ibyo ngibyo ko numva n'ubundi kubyumva ntacyo nenda kubihindura ahubwo kuba kiri mu bimbwira cyangwa se kuba kibafasha umwanya wo gutekereza ko ugomba kubimbwira reka kuri size ngizi haba ku kazi ndakoraga boss kwagiye ikibazo na boss nawe hafa kuri famille yanjye nabo dufitanye ikibazo nyine ibyo bibazo byawe kuri mu bingerekaho uri kubimbwira nyine ngo ngufa sindasobanukirwa ibyo ushaka kumbwira cyo kumbwa ngo mu kazi ngo mwahuye n'ikibazo ngo barakwirukanye ngo muri famille ngo ikibazo nyine ibyo bibazo byawe uri mumbwira ushaka tuza nyine mvuge nyine tuzuvuga navuga umwanya n'abaravuga reka ntanze vuga n'abaravuga tumva ibintu ndagira ngo ndagira ngo ikibazo ku kindi ngende ngusobanuza kugira ngo bitaza kuba byinshi nkaburaho mera ngusubiza okay kuki uri kano kanya ndimo mbyisangamo nyine mu bimbwira nabo muracyafitanye nawe kuburi uri murambwira ngo ku kazi barakwirukanye nyine uri kubimbwira ngo ngufashe iki ngusubize mu kazi se nyine uri sobanura impamvu uri mumbwira ibi byose ubundi Samantha impamvu uri kubwira gutya urumva hari ubuzima yibereyemo nyine nawe utayobewe hari ibyo wari waramwijeje kuzamuha nyine ntabwo uri gusobanura neza nyine uri kumubwira ibibazo ufite ariko kayabona ngo zahitanye musubiza ndi kumva ko no muntu w'amafaranga nawe yanyasese anyaka amafaranga yiwe sibyo simbizi ngo niba amafaranga arayabonye DNA upimisha DNA sinni batarayabona ntabwo mbizi nabwo nawe nubizi akubwo nkitinyuka avango waruzi ko nayabonye hehe cyenda kora gengera akazi uretse kuba narakubwiye ngo nimbona uwiyanguriza nzaza twandikirane nzayamusubize n'uyampa hasa kumbwira ngo waruzi ko nayabonye ngire nzi ko utekora ko n'uwakuguriza waruzi ariko rero byari kinjya mwirengagiza ngeke nibingibi nakubwiye ngo ugende cyanye n'umugabo abazimbura haguka je simba nshaka kwicana nawe none se ni ejo muri twari turi kumwe bansuhoye mu nzu ndi kumwe n'umwana ukifata ukaduta mu kiganiro ugahaguruka ukivumbura ukagenda ibintu byose tukavuga ngo udushinye kuri muduseka hanyuma uje kumbwira ngo waruzi ko ngo narayabonye hanyuma sinanafata ngo nishyure inzu hanyuma ndabaye bansora mu nzu sariko unamugabo yirengagiza rero niba muri ibintu by'iyo byose mbona ari ibintu oya buretse gato tuganire neza nyine twaganiye bansohoye mu nzu ubisa bumva ko nabonye amafaranga ya DNA nkaba ndi kurara he kuyabura no kuba no kwirengagiza biratandukanye ni ibintu bitandukanye mbwira ibyo ushaka kumbwira vani tahire ndumva ibyo uri kumbwira sinzi ko nese ke reka nkubwire niba umuntu arimo arambwira ngo numvaga ngo warayabonye kandi nahana zinkora nawe ubwiwe yanze kunguriza muri ayo ngayo azansubiza ngampemo byibura n'igice harimo arabimbwira ngo yazi ko narayabonye namuhamagaye musaba n'igihumbi tugiye kuburara turi no hanze badusohoye hanyuma ubu ngo ari kumva ko amafaranga yavuye hehe uretse kwirengagiza ibibazo by'umuntu we ari kukuha impamvu zikubwira yuko nta mafaranga iki ntago ari wasobanukiwe neza ntago giye kugeza ubu ndi kumva ibyo avuga kuko arimo aravuga ibintu bishoreranye ngo ku kazi bamwirukanye ngo mu muryango ibibazo ngo impamvu gatembeye umwana ngo ibibazo bya gusa ibyo bintu uwo muntu abigutonekanye gutyo ubundi wamenya ari byo ari kuvuga cyabomba ndumva ahubwo wowe haye se uvuga ngo ndavuga noneho ndabona wagira ngo urimo urasoma discours ukuvuga akantu ku kandi ubishoreranye ntunsobanurire okay noneho reka bivuge sobanura umbwira ati rero
gutya na gutya etape par etape. Ikintu tumvise ni iki? Ikintu tumvise cyo ngusura muri iki. Impamvu uri murangira ibyo bintu byose ngo ku kazi ngo kwemera umwana ibyo uri kubimbwira ngo bigende bite? Okay, shobenda kwenda ntabwo kubyumva neza. Ushobora nibaze kumubwira ko bahamagaye ku kazi hari. Kora icyo birimo kubyumva neza. Nyine wabimbwiye ko bagwagatse ku kazi. Uranabimbwira yuko ngo impamvu hanze kwemera umwana ngo wabonaga nkibazo birakubana byinshi ngo kubera ngo ayo madeni. Hanyuma ibyo byose uri kubimbwira ngo bigende bite muri aka kanya. Je numva cyo nashaka kubwira ngo ngure amafaranga nenemere kuguha mu magana 4. Biba tarayatse utabuze umuntu yaguha. Byagiza kuri ngewe. Biraba byiza kuba narabuze umuntu yama. Byagiza kuri ngewe byagiza kuri ngewe. Sinababwiye uyu mugabo nta kintu kizima ashobora kumbwira ahubwo igihe cyose tuzajya duhura. Biba ari imiguru ko ahora nteza abazimu ngaho nyumvira. Kuko ari impamvu ari byiza kuri ngewe. Ngo ni byiza kuba ntarabonye umuntu yama. Ufite umuntu ufite amafaranga. Sibyo? Ufite amafaranga nyamba kwishyura ngewe. Mfite nayo yunguye nawe neme kuzamama gupimisha DNA. Icyo mvuga amahiga kuri ngewe nuko atariza yaka cyakapimisha. Ngaho nyumvira. Ngaye nguko. Hanyuma bivuze ngo nyine ntuzigera wemera umwana kubera yuko amafaranga bari kuzampa atakibonetse nuwo nayaka ntabona musubiza. Nibyo uri gushaka kunsobanurira. Nigo nyine. Hanyuma ukaba wumva nyine kuba wafashe umwanya ukampamagaza nkaza kwicara ahangaha. Wumvaga ibyo biri bumigikoma cy'umwana, wumvaga biri bumugaburire, wumvaga ndi bikuremo ihenyu. Iyo ufata telefone ukamborokora sanyuma ukampamagara ntabwo ari kubimbwira nkabyumva. Ko giye keza yamagaye nkumva ko ari ikintu kizima cyahindura wamuga n'ubuzima bwanjye umamagariye wenda nkavuga atagiye kwemera umwana cyangwa agiye kumuhindezo nk'ubwo ibyo ngibyo wabimpamagara ngo ugende kugura kuri telefone no kwigana turi kumwe ahubwo turi kumwe rero sasa iki kiganiro nibatagisoza vuba biraza kuntera kamere kandi biraza kuba bibi kegenda nakubwiye nura mugabo niduhura mbwira ubugoryi tuzahora tubishwanira nakanaye nese bari kumwe ngo bigende bite hanyuma nyine wamamagaje kugira ngo umbwira yuko niba ntarayafata ari byiza kuri wowe mbaye narayafashe se babaye barayampaye wenda mbaye nyafite kano kanya babaye barayampaye ubwo mbwira ngo warayafashe ngo yafashe nafashe ariko wagira ngo ni muri credit wanyu nzaba narayafashe umba nibyo byiza nakubwira nibyo kuri nge nakubwira nyine mukanje ubwo bivuze ngo amafaranga hayo ngaho nyumvira nk'umuntu muzima nangiye kuvanga w'umugabo ariko naringiye kukubeshyera nk'umuntu nkwite gute sinzi nangiye uburyo nk'umuntu w'icyo ntazi mbese ufata umuntu w'umubyeyi ufite umwana ubizi ko babasohoye mu nzu no kurya ari danje ugatinyuka ukamuhamagara ugiye kumubwira ubworyi nk'ubwo nta n'igihumbi ugiye kumuheza ngo agure n'umwana amata nk'ubwo ibyo wari ubimpamagare ngo bigende bite kariho mutuma mvuga nabi mukavanga ngo Samantha ngo ngira amagambo menshi ngo ndatomboka mba mfite ibintu bintombora muzarebe iyo nuje ndi kurya ndi kunywa nta kibazo mfite ko njya mvuga amagambo angana gutya ariko umuntu nibaze nk'ubwo bugoryo ubu nakabaye ndimo ndahiga nk'umuntu nzenguruka ibipangu mbaza niba hari umuntu ufurisha cyangwa uvomesha nkaba ndi kubavomera amazi ndi kubona amafaranga yo kugabura umwana ndumva nawe keza ngaramamagaye papa w'umwana bamwe nkaba ati wenda agiye kuduha amafaranga yo kurya uri kuntushumira umbwira ngo ku kazi bakwirukanye gake ahubwo Felista umuntu wamwirukanye umva nimbona akantu nzamugura n'icupa nose ubundi bataramwirukana urese kereka nkubaze bataramwirukana byiwe nakaba mvuga ati wenda yaramfashaga mushobozi bwe buke none akazi kahagaze ntago bizongera gushoboka mwihangana none nicyo gihe ako kaza kikariho niyanzaga imbere n'umuntu nyidegeye ndio nakintu yamfashaga nese kuza kuvuga ngo bamwirukanye njyatekereza ko ndi umufeliste nta felicitation rwose none ko yaje kumbwira ko duhuje ibibazo aragira ngo umufashe uragira ngo ibibazo byacu se tubihuze tubikomezanye tubishakire igisubizo twese uri kubimbwira ngo bigende bite nipfire ko ubwo se numva nakugira inama nipfire kugira inama muri wowe urishimye nyanje nakugira inama wowe uri muri make urishimye nyine njewe shimishirwa niki ushimye ko wajikanye ku kazi kurushimye yese bigushimishije nese ubundeka nkubaza ahubwo akabazo gato ukiri kuri ako kazi hari n'igihumbi waba byibura warigeze umpano kuri mobile money yawe warakimpaye byibura ngo ubibwira abantu ko ngiye wakimpaye batazagira ngo mbakubeshyera hari n'igihumbi wigeze umpa ntacyo naguha none se niba nacyo imberetse nyine nakiguha nuko numva nubundi nyine niba utarakimanye none nakiguha ntabwo nakimanye ko nakiguha ku kazi ubundi bwo ure kubimbwira ngo bimaririze barakoze kwirukana ni muri sawa kima wawe muri sawa mbere natuwe ko nakiguha igihumbi nakiguha wapfa kubyemera byo na ko wayampaye cyangwa warayampaye navuga ati wenda yandemeye agahumbi rimwe ariko ntacyo wampaye ngaho bivuga ko wayampaye gisa naza kuba ngo nta kintu wampaye kandi warakimpaye none warakibonye ntago nabihakana se turi kumwe niba nubundi nta n'igihumbi urampa kuva ako kazi karimo bakaba bakwirukanye nubundi nyine genda ugurisha ibyo wari warafanye muri ako kazi duhora duhura wifunze wambaye imyenda reka mikundo reka amakweto nagenda gurisha iriya myenda nese iriya myenda nyine nyigurisha nambara ubusa nta bebe
iyendere ariko she genda ugurisha imyenda yarakennye uyu mugabo nawe ngo yarakennye ako rebera umuntu ukennye ndebera umuntu ukennye umuntu ukennye umuntu amureba akamumenya umuntu ukennye umuntu ukennye kuri umuntu ukennye umuntu amureba akamumenya by the way kuri umuntu abanza kugira udufaranga dukeya iyo umuntu akenagwa mwe ko mukuriye yakenye hako kaguru menye kasobaye agamira ko yakenye kagiye mu cyo gikapu kimushyira imbere ntago ari ingeso gukena ni ibintu bisanzwe nawe wakira uburasa n'umukene n'umuntu ukenye pe kanyine nkubwire we wakira cyose nakamaro bimariye none se niyakize nakinama niyakenye nakinama nushaka ukire cyangwa ukene je bibazo byawe byimenye ntuzonye no kuza kubimbwira ko nta kintu na kimwe bimfasha ahubwo ni iki kintu cyatumye ubwira Keza ngo mpamagare nyamukuru wavuze ati rwose nikimuhagurukirije nicyo cyonyine nshaka kumva naho ibintu byose urimo arambwira ndumva byari amafuti nta kimwe numva cyumvikana kirimo ese byose muvuze bari mu mafuti ngo ngiye kizima nyine wampamagare cyanyacyo kuko ibi byo ntacyo icyo wampamagare kirimo Keza niba ibintu byose navuze amafuti uvuga kimwe rakiza ni iki usanga amafuti y'umugabo nibwo buryo ntabyo mvuze sirabimvugiye none se ibyo ashaka kumbwira se yabohotse ibyo ashaka kumbwira yabohotse nuko we icyifuzo yari afite uko amagambo yumva ugiye kumubwira ikintu yumva ugiye kumuhamagariye si cyo yumvise ni kwa kundi ubushonje umuntu akaguhamagara uzi ko agiye kukugaburira ugasanga ntabwo ari cyo agiye gukora nicyo kimubayeho rero ibyo yari yiteze ugiye kumubwira si byo ahubwo umubwira ibibazo bindi byongera kuri we niyo mpamvu navuze ati mpamagariye iki ahubwo ikibazo ni nambwira ahubwo vuba ari kuntiza hano nta kindi akubwira ni nakabaye nigire mu kiraka mvuga umwana wanjye ararya dore umwana wanjye ubu ngubu araburara hejuru yo kwitabira ubusanye numvaga ko kuva ari wowe wasabye ko duhura hari impinduka zabaye hari ikintu ugiye guha umwana none uri kuduhamagara utubwira ubusa nkubwira ngo ntugiye afite amafaranga ugomba kuyafata nyuma yo kanyaka kuko nayafite ntwari kurwanira kuri kamera kurwana je ntago nyifite umwanya wo kurwana nawe uretse kuneza abazimu bagatuma mvuga amagambo menshi n'ibitari ngombwa nkabivuga ntago je mfite umwanya wo kurwana nawe usengo twirukane abazimu batumuvuga nawe unavuga nabi ariko se koko mvuga nabi buri gihe nta gihe njye mvuga neza buri gihe kuko biterwa n'ikibazo rero kugira ngo njye mvuga neza we Keza ntuzongeye kumuzana n'uno mugabo ntuzongeye kumuzana n'uno mugabo kuko ni untera abazimu iyo ndi nyenyine mba niturije mvuga neza kandi nari nzi ko nyine birasa ku ntego mbwira icyo ashaka kumbwira nyamukuru n'ibyendeye urajya gushaka ibindi uvuga rero shaka ibindi uvuga n'ugendo ya sezo nabyumvise mbara none munsi ntuseke kuko iyo usetse mba numva wakuramo imyenda ukamenera nkamenya yuko mfashe umwaka kuko kusekera mfite ibibazo rero ibintu byo gutukana kuri kamera ujye bayahangana ushe ku ruhande aho kusekera wamenera use guhena iso ahena imbere kamera ndera naka kusekera nase ubwo kereka nibyo nakuye ngo n'umugabo ababeshya ni gute umuntu ufite ibibazo yaba ari maseka gutya wenda je mfite ibibazo ndababaye none uyu ngo arimo araseka uri kumva afite ibihe bibazo Keza we cyaraye wamenera akabi gasekwa na Keza baba ngaho mbwira umuntu ufite ibibazo uri guseka uri reka kuriya Keza ari ibintu bikubaho iyo ndimbo naye muzi ngaho kunsekera wamenera okay ari ijambo nakubwira ijambo urivuze cyangwa undi muntu imuvugiye kuko sibase ibintu biturutse bamara kurivuga nibyo wari tekereza mutwe wawe cyangwa washaka gukora batubibagirwa kanabyirengagiza niba ndebe ngo nyeseka natije kuri buseke ntagwenera ubundi se ibintu byose yavuga ntiyasekaga tega kuri impamvu bose kangiye muri ngewe barumva ko ibibazo umuntu afite mutima we kibazo afite kwise ubikomeje ni wani nwasara kwisukana kukanaguru noneho uwo naza kukwishyuza komeza umushinyikira kiro rero bifata nk'ibyoroje nyine ngo uzakwishyuza ngo uzamushinyikira nawe uzamushinyikira uzaba uri kumushyinyikira arimo arakubwira ati meza 500 yanjye kumukora ko nafite 500 ngomba kuba ukamubwira ushinyika nyine ndetse ndire ubugira ngo aboroga hano umugabo nimboroga soro umugabo arize nyine umuntu ari mu bibazo ari karuma none uyu nguyu wowe wayurira mutima nta mugabo abona umugabo arize amaraka kasokanze mugabo nyamugabo arira mutima ibi koko nibyo bitarira amara mugabo atemba amajye mwemera ko muri bisimba bari babona inyamaswa sabwo yarize bari wayibona nta gisimba kibyaro yarabyaye afite umwana kandi atamwemera ubu so wahuye n'umuntu akamubaza ngo afite umwana uzi ngo yabyemera nta mwemera rero babimushyiramo ubundi ubwo izo mpamvu uri gutanga ubundi mureke nge mbabwire ikintu kimwe ufite ibibazo by'amafaranga sibyo uyu Samantha afite ibindi bibazo byiwe mwakisunganye mu bibazo mufite ngo mukoroshya uretse se mukoroshya ibintu koroshya ibibazo muri mufite uzi icyo nushatse kuvuga ayo mafaranga mushaka kapfa ubusa mujya gupimisha
ari yeheze yabafasha humura nayo ntayo nyine ndibwo ndi kugira bamaze kumpenera se utumva kugira ngo nyine n'ibyo gupimisha biveho ahubwo hasigare mwita ku bibazo mufite ibyo gupimisha DNA mubireke urumva kuko ayo mafaranga ntayo nubwo yaboneka kandi yagakoze ibindi bitari byo gupimisha ikindi cya kabiri ufite ibibazo byawe uyakagira ibye ntabwo yakugira inama nawe atayigiye ntiwamugira inama nawe atayigiye kandi ibibazo byanyu mufite bikeneye amafaranga ntabwo bikeneye amagambo sibyo kugira ngo bikemuke nta mafaranga rero nuko mwese muhuriza hamwe ukavuga uti njyewe umwana ndamwemeye ntagendeye kubyo gupimisha ndabitse ndebera rwose reka kuriya keza bamwita Gilbert ngira keza kuriya ugiye n'amafaranga ufite byose ngo kubyemera none icyo ushaka kwemera n'igiki uje kwemera umwana koko n'amafaranga ufite ntamwemera sujya bitanga ubwo sikwagira gwa neza reka afite umugani nibwo buryo bwe afite umugani nibwo buryo bwe nguje kwemera umwana kubera ko wakennye ntabwo nakennye nabuze n'ugukina burundu nyine ko ibyo bibazo ikibazo y'amafaranga y'umuntu ndi mu 500 nkajya nawe ngiye kubyo gutanga kupimisha DNA nkagira famille yanjye yakora muri comment mwandike kabisa ndabakunda bashuka niba hari ikintu munda kuri nosi munda comment icyo tuganira na famille yanjye tuganira mbona ko ndimo baganira icyo barabiyemezi bakubwiye ngo ukira burese babuganira icyo barabiyemeza umuntu aza kuri kamera ngo famille yacu ngo dufite amafaranga ngo uriya mwana wacu ngo tuzi ikibazo yagize ngo urumva ngo nge naramureze ngo amafaranga arahari ngo nabatana yafite ngo azatubwiye ngo tuyamuhe ngo cyamuri ikibazo afite namuhamagara nananyitabe habe n'ifu y'igikoma y'ikiraramba yanafasha abantu babiri bakuze muri famille yacu harimo na nyoko wanjye ati ndebere iyi foto y'uyu mwana bana wagishije inama ku mwana agisha umwana ku mwana ati mugere munere ari amaraso nara yacu kwifoto kuri abantu bakuru cyakora mutumye nseka nari igigano cya kirangiye na setserere umwana mu muhanda gusa umuhanda agenda gusa ati uyu mwana no kwa runaka bakubwiye ngo ukire bangati uyu mwana kize kwenda umugore yakoze amafuti ntakubwiza ukuri ukiri muri gereza nakubyakibwa kuvuna ako twaje ko tubona umwana gukunda kura asa nk'umuryango wacu nabatiro keza rero duhure hakiri kare nubwo agenda agenda ambwira ngo mbwira ikintu ushaka kumbwira gutya akinege nk'abatikanira nihangane ese nicyo kintu nyamukuru wifuzaga kumubwira icyo nashaka kumubwira mbara nanjye nkusubize reka musubize nanavuga amagambo menshi aho ngiye mpita mbyumva cyane nk'imbanzi twumva muri sanze basanze basaba iwabo mwasanze sanande mu muryango basanga bamubwiye ko basa amazuru oya naka amazuru se bundi bahera mu maso n'udutama twanga basanze sana nyogokuru basanze sana bavuga ati iriya nzobe ni yawe bavuga ngo nzobe ni yawe cyakora bitumye ikiganiro gisoza ndi guseka impamvu kurana twese kuri nyimara kumva nk'umutima wakiri umwana kiva mu mwana nagari wawe n'ukurikira mureba ku ruhande numvaga ari cyakuri ngewe ariko iyo famille ye niyo babambere bateye intambwe mu kumunyangisha nabo aragenda ashyiramo umunyu banyangira rimwe none ngo bakubwiye ngo rusanana bakoze inama bora bakoze inama oya nigari nanjye kamusubize ngewe nanze kukubwira yuko ntwite uri muri gereza bituma unafunga uvuye muri gereza wanga kwemera umwana kubera ko ntabikubwiye mbere nanjye rero ibyo bibazo byawe utaje kumbwira mbere nyimara kubyara uno mwana akaba agiye kuzuza umwaka nanjye aka kanya ntago ushobora kubyumva nkuko nawe nabikubwiye ko nkutwitiye ukanga kubyumva kubera yuko ntabikubwiye mbere nawe bino bibazo urimo umbwira ukaba warabimbwiye mbere ukaza ukemera umwana noneho byagiramo hagati ibyo bibazo nk'uko bije by'amafaranga n'ibiki no kwirukanwa ku kazi ukanyegera ukambwira ati rero ku kazi baranyirukanye dore na twa dufaranga naguhaga ntuzongera kutubona dore famille bimeze gutya mfasha dore hari umuntu wangurije miliyoni maze kumwumva 500 dore amereye nabe arashaka ndi mfasha twa dufaranga naguhaga ntuzongera kutubona gerageza wishakishemo twubaka ubundi buzima none wowe uje kubimbwira ko yakubona ko nanjye kirasa nawe nanjye ntago nabyumva nanjye ko kitabimbwiye mbere ako bivuga ngo sayizo ngeze nyine wako kitabimbwiye mbere ko apimisha DNA cyangwa apimisha DNA cyo kurwana nga ku kamera umva ikintu ngiye nkubwira nta kurwana umva giye cyo nkubwira wowe warambwiye ngo ntago nakubwiye ko
nkutwitiye uri muri gereza ngo sinabikubwiye mbere niyo mpamvu wamwihakanye nanjye kubera ko utabimbwiye mbere ibyo bibazo byawe ngo umbwire ko ari umuntu watse amafaranga kandi ko wamwatse uri muri gereza kuki wavuyemo n'ubimbwire wowe kandi niko kandi ubonye ko kubimbwira kwa ko wumvishe ngo bansohoye mu nzu kugira ngo utagira icyo mfasha uje kubeshya ngo abantu mu mafaranga ngiki kugira ngo utagira icyo mfasha n'ubundi nawe utakuza neza kwiyererutswa urazwi gusa ikintu nakubwira cyo ntago ngiye najyaho ngo nkubeshye ngo nanjye nkwigireho indyarya ngo gutya na gutya nanjye kubera ko utabimbwiye mbere nta kintu cyane na kimwe nkeneye kumva genda ugume mu buzima bwawe nanjye ndaguma mu buzima bwanjye kandi izi nzira nyuramo irabizi ko bizagenda bifashe nk'ibinyoma bifashe nk'ibinyoma nyine wese ntabwo wambwiye ngo ni ibinyoma ngo naguciye inyuma ngo ntabwo umwana ari uwawe ntayo bifashe nk'ibinyoma nyine ni gute wifata ukaza kubwira umuntu ngo ufitiye umuntu miliyoni ukaza kubimubwira umwana yujuje amezi 10 kandi warayamwatse umuntu atwite kuki wewe wabimuhishe nawe ubu iki ni igihe cyo kubimbwira se kuko kubonye ko nanjye ndi mu bindi bibazo ibyo bibazo kuki utabimbwiye mbere mbimenye wa mugani ndeke no kumutesha umutwe igihe cyose nagutesheje umutwe ntabwo nayo kugutesha warambwiye ibibazo ufite gato tuganire kurera kugira umuntu bita guhinduka umuntu cyangwa guhinduka warampindutse nakubonye cyangwa umuntu agahinduka warampindutse wa utatekereza kumikaye ko amafaranga ko yamuhaburi uko njyanyabona umva wamaye angahize ntabwo ndi kuvuga ndavuga wangurije amafaranga nyine bakaba barabimbwiye nta kibazo nkaba nzi ngo hari ideni sheri wanjye arimo arishyura nanjye nzangira n'icyo mbona nzajya nsunika aho tumufashe ideni rirangire dukomeze ubuzima bwacu ariko warabimpishe ubu ni wo mwanya wo kubimbwira ahubwo njye ntekereza ko uno mugabo ke impamvu arimo ambwira bino bibazo arimo aragira ngo yiyorobeke mbanze mve mu bigeragezo ndimo ati bamusohoye mu nzu aragira ngo mwishyurire inzu aragira ngo muhahire ibintu nk'ibyo nanjye reka nzana ibibazo byanjye ahita abona ko nanjye ntorohewe andeke wese niri kuyebeba hano wiza kwiyererutswa wigira mwiza my friend uyu impamvu ko urubanza no ubu bantu bazi ko ibyo uri kuvuga ari ukuri bazi ko ari ukuri cyangwa nuko nawe wabonye ndi mu mazu urimo uragira ngo nyine nakomeza kugutesha umeze mbyongere se nanjye umeze mbyongere nanjye ibibazo bishaka none siko mbari byo gushaka gushaka nanjye kubwa ijambo ariko nsanze nabampemutse ka nkwihoreze umeze mbyongere gusa ikintu kimbabaje pe n'uburyo umuhamagariye ubusa icyo kintu cyonyine kimbabaje sibara bitumye menya ko reba iri joro wake oya utazana yaka umva icyo ntago aricyo kibazo ninde muntu kuri iki gihe waguhereza 400 ngarabikugurisha ninde muntu wabigoreza utazi ko byuri ufite akazi avuga ati wenda buri kwezi azajya amezamo icya kabiri wenda kereka kuba mvuga nti wenda nazabona umugira neza kayampa wenda uyu nguyu bakazayamezanya shingamo icyo gukora ariko reka nkubwire kuri no nshuro noneho keza nawe aranengushye pe kubamagarira ubusa umuntu w'umubyeyi nkaza kwicara hanga iyo nanga kubahuza se ariko uvuga ko none hari ngewe wanze ko ahura n'umwana we n'umugore ubwo basere ubimwibwirira ikubiye kubyakira bwo byakira gutese ko ibintu byose urimo avuga hano ninde wabyemeye undi kari ibinyoma kuri kubeshya kugira ngo utanyishyura inzu utagira ute kugira ngo bincange icyo nzi cyo nubona bino bibazo byakemutse nzakubona uza kunyikururaho ndebera we nyuma umva rata papa w'umwana kuko n'ubundi uruvuze ngo wamwemeye none nyuma y'ibi ngo yamwemeye hano kuri kamera uretse behind the camera urambwira kubera ko ibibazo byaje wemeye umwana ariko kubera ko ibibazo byaje yamwemeye ngo kugira ngo twisungane mu bibazo muri comment bajyemo bandike noneho nanjye ibisubizo byabo nibyo nagendera muri comment rako bafata umwanzuro umutima wawe oya ngiye burano baha inama z'abafana kuko ari abafana benshi bagiye bangira inama ndazikurikiza niba umuntu yarambwiye ati ya mugabo niyo mwabana nta kintu azakugezaho ubu hari icyo batari kubona yuko nta kintu uzamara wowe niyo mpamvu we umva abafana no guteza umutima cyangwa guteza umutima wawe biratandukanye yenda byihorere cece mwanzo mu kwizera soreza kino kiganiro arabundaje ntakagize njyewe icyo nakoze duhereza 2 basi tujye kwira n'ubundi akaje karemerwa duhe 2 basi tujye kurya ngiye nari nzi yuko ugiye n'ubundi kuduhereza ibyo kurya nayaduhereze basi menye ngo nago tubana uyo yaguha nyamere hano kuri kamera nutayama nta biri buburi buri 07 mubwire ikandaza ndamubwiye asemero yanjye ntayazi bakakanya sara yibagiwera erega kimpara yarayizi mu mutwe usaka kanya yamuvuyemo cyangwa gereza yatumye umuva mu mutwe urayibagiwe niyiwe ndacyayizi oya ke niyiwe ndacyayizi nano muhaye urisubiye nawe nukivumbura nese ukuntu ambwiye ngo ntazi ukuntu ambwiye ngaho reba uno muntu nyine ubanye nawe ayo muhaye mwajya mushwanaho gace gata kuvuga ati no munsi nukuburara nta n'igihumbi uyu munsi ni wa wishyura inzu wagira ukamenya kamenya ukuntu nteye kamenye ukuntu nteye barisa ukujya amasamba ni saa moya nakuyoberagaho njye sambe ni saa 2 undi nakuyobeyeho njye
bamugane ko bajya bavuga harya ngo urukundo ni impumyi ni impumyi pe ngiye nabyemera ubu nkawe nakwemeye nte kugira ngo urinde ugeza mu ibibazo byose ngiye naramenyana n'umugabo nta bibazo nafite ke nari mbayeho neza nzi gukora kabisa ariko kuva natwita ndari n'umwana kuva nabyara do nabaye ikintu kiraho nyine cy'igishushumbwe naraguhenda muri makeya ngewe shaboneye umwaka ntabwo naka kubivuga ko waneye umwaka shimye kari nawe ubyivugira rwose pe ahubwo akakubwira sureba ngiye nongera kumbwira kuje kumuzana ntabwo nzakwitaba kandi mbabarira umwanzuro dufashe nuwuhe umubwibazo bya bakubwiye ibye hanyuma umwanzuro ufashe ngewe abitekerezo nawe ibiki ibyo nkubwiye njyewe mfite ubwonko buzima bukora ntabwo ndanguka mu bwonko nta mwanya mfite wo gutekereza ku bintu bitamfitiye umumaro icyo ntekerezaho ni wowe n'abafana bawe sikuvuze wowe n'abafana bawe abunganizi bawe mu bitekerezo bazi dutekereza ku biki ibyo mvuze ibyo uvuze tubitekerezo tuguha akazi se ibyo tukwishyura ibyo 500 se tuyiki gitekerezo wowe mu bitekerezo nyine iki gitekerezo cyangwa ugende keza kirega naje ntabwo kuvuga ufite rega waramenyeka ceceka kirega keza nayisora uzari ntacyo dare we ijambo kurindi uzahitona ijambo kurindi cye mufite my friend nawe mfite umwanya wo gushakisha ibiraka nkakorera mwana wanjye wakigira dukurikira kigira umugabo mwabyaranye oya uyiwe nta jambo ryo kumubwira uretse kuba bamugane nazari mubwira amageragere noneho niho hantu umva nazari kubwira ntabwo ndafungwa ntabwo ndafungwa ngo rukwibesha ngo ntabwo uzagira ati ntabwo uzajya kugira uti ntabwo uzajya kugira uti ubu se ubungubu ko nizeye yuko hari umugira neza ugomba kumeza 400 nkajya gupimisha umwana kugira ngo akureho agasuzuguro wansuzuguye wowe naramuka yatanze nkayikoresha ngasanga umwana ari uwawe uzongera kuza kuneseseme ngo nta kazi ngwiki uzasubira ngo uzatufungisha n'inyabura uzatufungisha n'inyabura ko nicyo ntekereza utamfasha nzahita nkujyana muri ribu ndagufasha ndagufasha umwana rego ndi gufasha umwana no gufasha nyine muri se n'umuhahira sinzabiga kuriya urumva zabirya hariko yagupimisha nanjye bibazo byanye ndi kugenda bikimara biri ku murongo mbega igindi twahuye cyo ko Imana imbabarira umva bashu I love you ndabakunda kandi mwandike comment nyabone iyo mbonye comment zanyu zinyagura mu bitekerezo nyine hari umurongo mbona ntarenga kandi ndabakunda cyane naho uyiwe nta jambo ryo kumugenera mfite